Ndashaka kukubwira ikintu gishobora guhindurira uburyo kibona isi by'iteka ryose, uburyo kibona abantu ndetse n'abatuye ku isi ndetse n'ibiriho byose, uko ushobora guhindura uko ubibona bikaba byaguhindurira ubuzima, mbese bikaguhindurira imitekerereze. Ariko se buretse gato wumva iki kintu, mbere ya byose reka mbanze nkubaze, ese wumva kuba umuntu mwiza wumva utuje? Ese wumva kugirira abandi neza cyangwa se kubabera mwiza buri kimwe cyose biguha umutekano? Mu by'ukuri se wumva kugira ubuntu bikugira indahemuka? None se wumva kuba umunyakuri bikugira umunyacyubahiro? Ese mu by'ukuri iyo ubaye umunyakuri wumva uba wubashywe? Niba wasubije yego cyangwa se ukaba hari na kimwe wasubije yego muri ibi bibazo, ndaje nkubwire ikinyoma giteye ubwoba kuri byo, mbese kiremereye kurusha ibindi byose isi yaba yarigeze kukwereka. Ikosa rinini abantu benshi dukora ni ukwizera ko kuba mwiza ari ukuba mu buzima butekanye. Ese koko nibyo? Dore kuri kuryana rero, kuba mwiza cyangwa se kugira neza bisa nk'aho ari ukwibera mu muriro. Wa muriro ushobora kugutwika kandi ari wowe wabikururiye. Wa muriro ushobora gutwika buri kimwe cyose wubatse wariyushya kuya, mbese kigahya kigakunguka ugasigarira aho ngaho, ugasanga intego zawe ndetse n'imigambi yawe wari warashyizeho byose bitwitswe n'uko wabaye ngo indahemuka kuri buri umwe wese. Barakubeshye. Nta gushidikanya ko aho ugeze aha ngaha ibyo ukora byose utaba warigeze ubona abayobozi bakomeye barindagizwa, yewe haba muri video cyangwa se no mu buzima busanzwe waba warabibonye rwose. Ntekereza ko kandi wabonye abagira neza bayimukirwa n'abo bagiriye neza. Akaba wa munyarwanda waciye umugani ugira uti abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi, cyangwa se ngo uvura umutindi ijisho bwacya kari gukanurira. Ntekereza ko wabonye byinshi kandi ukumva byinshi byagiye bikwigisha. Uyu munsi rero ngiye kubwira ukuri kutavuzwe na benshi, igiciro giteye ubwoba cyo kuba mwiza abantu badakunda kugarukaho. Muri iki kiganiro uraza kumva uko kuba mwiza bitaguha kuba umunyembaraga, ahubwo bikugira umunyantege nkeya, abantu bagatangira kuguca amazi aho kugira ngo bubahe ineza yawe, ahubwo bagatangira kuyikoresha mu nyungu zabo bwite. Gusa icy'ingenzi uraza kumvamo muri iki kiganiro ni ukuntu wahindura kuba mwiza kuri buri muntu wese, ugahindura kuba mwiza ku badaha agaciro iyo neza yawe, maze bikaguha kuba umuntu ukomeye. Hagati aho ngaho nimve neza shenge, sindaje ishinga no kukubwira ngo uhinduke ube mubi, wa wundi abantu bareba bagakangarana, wa wundi abantu batifuza gusanga, batifuza kwegera. Nta nubwo nzamwe no kukubwira ngo we buhemu. Zirikana ko kandi uwica abandi atagira amahirwe kandi amaherezo amubona. Ntiwibagirwe kandi ko umugome acira abandi inzira bikarangira iyo nzira ari we yinyuzemo. Kandi se nuzi guhemukira inshuti aba yishanya n'ibyago? Reka ndekire aho ahari wagira ngo ndagutega iminsi. Icy'ingenzi ni ukukubwira uburyo ki ugomba kuba mwiza mu buryo nyabwo. Ndagira ngo uzirikane ko muri isi huzuyemo impyisi n'ibirura. Birumvikana neza ko n'ubu inama bizagutapfuna. Bityo rero ndashaka ko wumva iki kintu kandi ukacyitaho. Bibaye byiza wagisha mu nda, mbese ukakimena kaba munyarwanda. Nuhitamo kuba mwiza mu buryo nyabwo, buri kimwe cyose kizahinduka. Ntuzongera gukoresha ubugwaneza bwawe ndetse naho budakenewe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, icyo gukora urakizi. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo dushyize ikiganiro kijye kikugeraho mu ba mbere. Ni Ibanga Official mwumva nk'ibisanzwe, ikaba umugaragu w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Murakaza neza mu isi y'ubucukumbuzi, murakaza neza kuri Ibanga Official. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Crete. Ikaze. Reka twanzike n'ukuri kwa mbere gutangaje. Ineza cyangwa se kugira neza kuri buri muntu wese n'utabikeneye bikugira umunyantege nke. Ngaho nawe itegereza umuntu uzi neza ko afite ubwo bumuntu cyangwa se afite iyo neza. Ese mu by'ukuri ubona ntabwo icyubahiro akwiye, cyangwa aba ari umuntu abantu bose bahamagara iyo bamukeneyeho serivisi runaka? Kuba mwiza bigutera kugaragara nk'aho udashobora kugira icyo uhakana mu buzima bwawe, mbese buri wese akamugiraho uburimiro. Abantu bagufata nk'udashobora kuvuga oya, mbese bumva ko igihe cyose bagukeneye bakubona, bakumva ko bagomba kukandagiraho, mbese bakumva ko bagomba kukandagiraho kuko bazi kuri too nice person, ku buryo nubwo wahemukirwa utabitindaho, ugahinduka acishwa aha nyuzwa aha,
ariko shenge mumbabarire nimba nkoresha ikinyarwanda kitari cyo. Haba mu kazi niwe bitabaza, mu biro niwe bitabaza, iyo mwasohotse niwe wishyura, yewe no mu muryango ugasanga niwe bitabaza, yewe utanabishoboye kurusha abandi. Ukuri guhari nuko iyo neza yawe ikugira umunyantege nke igatuma abantu bakugenza uko bashaka. Tega amatwi ubanze wumve iyi inkuru y'umuntu nzi neza wakoraga ahantu hubashywe ndetse nabwo yubashywe. Yahoraga afasha abo yari ayoboye, mbese akabagira impuhwe akabashyira imbere, akabavuganira, yewe no mu makosa ugasanga niwe uri kubavuganira. Ariko se wakwibaza ngo nyuma byagenze biti? Uzi se bagiye kuzamura mu ntera abakozi, mu by'ukuri siyo bazamuye. Ese wakwibaza ngo kubera iki? Mu by'ukuri abantu beza ntabwo basa n'abayobozi, bafatwa nk'aho ari abantu bo hasi. Mu by'ukuri abantu ntabwo bubaha ubugwaneza bwawe, ahubwo babukoresha mu nyungu zabo bwite. Ifata akanya gato utekereze kuri ibi. Iyo umuntu ahora ahari ngo afashe, ubufasha bwe bugira bugata agaciro. Ikindi kandi iyo umuntu adashyira imbibi ku bintu bye, abantu bagira bakazimushyiriraho. Iyo umuntu aterekana ko afite imbaraga, abantu bibwira ko ntazo afite, yewe nta nizo yigeze. Ese koko nibyo? Nibyo rwose watekereje neza. Uzi ikintu gitangaje ni uko intare idashobora kwirinda imitego. Ikindi kandi n'urusamarwe ntirushobora kwirinda intare. Uzi se iki kintu? Gerageza kwiga iki kintu. Ni ngombwa kuba intare yo gutera ubwoba urusamarwe, kandi ukageza kuri ubusamarwe bwo kuvumbura imitego. None rero wowe wagerageje kuba intama mu isi yuzuyemo intare ndetse n'ibirura, bikaba ariyo mpamvu ukomeza guhemukirwa n'abo wizeye. Kandi mu by'ukuri nunareba neza uzasanga abantu benshi badaha agaciro iyo neza yawe, ahubwo ugasanga bayikoresha mu nyungu zabo bwite, wowe ugasigarira aho ngaho. Tega amatwi rero wumve icya kabiri. Ubugiraneza butanga ishimwe ry'igihe gito. Reba nawe kandi utekereze ahantu waba warigeze kugira neza, nawe ukumva neza ko iyo neza ishimishije, mbese guhaye umutuzo. Uzi icyakurikiyeho? Abantu baragushimira, bakabwira abandi neza kuri mwiza, mbese bakakurata, yewe ugasanga binagushimishije. Ariko se wabonye icyakurikiyeho? Ubwo bugira neza bwawe bwatiye abantu ko kwishingikirizaho, bakaguhendera igikoresho cyabo, kandi rwose bakumva ko babikwiriye. Uzi iyo ufashije umuntu rimwe aragushimira, ubwa kabiri agashima, ariko si ubwa gatatu. Uzi icyo atangira kwibwira? Atangira kumva ko ibyo bintu uko bisa kose abikwiriye, kandi mu by'ukuri ni ubufasha yagusabaga, yewe ugirirwa n'amahirwe urabumuha, bigitangira baguha amashyi. Ariko se uko iminsi igenda yisunika, uzi biba bwa bugira neza bwawe wabakoreye wumva ko ari neza uri kubagirira, babifata nk'ibisanzwe, nk'aho babigenewe, mbese ari nk'ifunguro ryabo rya buri munsi, bityo bakumva ko ibyo bakorera byose ari ibisanzwe kandi babigenewe. Uzi igiteye agahinda se? Kuko baba bamenyereje kubafasha buri gihe cyose bakuboneye, umunsi bazagusaba ubufasha udashoboye kubona, bazagufata nk'umuntu mubi, utangire witwe biheme kuvugwa, batesha agaciro bya bindi byose wabakoreye. Nuko abantu duteye ubyemere cyangwa ubyange. Reka nguhe urugero rwa hafi tutagiye kure. Reba iyo umubyeyi ahoraho umwana ibyo akeneye byose, buri kimwe cyose akeneye akakimuha, maze umwana agashima. Reba hirya gato uko bigenda. Bidatinze cyane umwana ahora yumva ko mama na papa bagomba kubikora uko byakagenda kose. Ngaho se umubyeyi ntabura ubushobozi bwo kumuha icyo ashaka inshuro imwe gusa. Umwana ararakara kugeza nubwo adatinya kuvuga ko ababyeyi be bamwanga, bamuzira urunuka. Hindukira urebe mu kazi. Niba uhora utaha utinze, uko gutaha kwawe utinze bihinduka ibisanzwe, yewe ugasanga nta n'umuntu n'umwe utakwishimira. Ariko se gerageza utahe kare inshuro imwe, bazatangira kuvuga ko utagikora, mbese akazi kakurambiye, mbese wagahaze, ushatse wanakitahira, bityo utakigira umutima witangira akazi. Ibyo rero nibyo biba mu nshuti zacu, muri bagenzi bacu, mu miryango yacu, mu nshuti ubana nazo, mu bantu bose ubana nabo. Iyo uhora wicisha bugufi, bagera bakabifata nk'ibisanzwe. Ariko kandi ni nabyo, icyo wigize cyo nicyo uhinduka cyo. Muri izo nshuti zawe se gerageza ufate umwanzuro, cyangwa se ugire icyo utumvikanaho nacyo. Guhera ubwo uwo munota uhita utangira kwitwa umuntu udashobotse, mbese bagatangira kukubonamo nk'umuntu batakongera kwizera. Ngaho izo nshuti zawe gera mu gihe cyo kuzitabaza.
bazakubwira uburyo ki bahorana akazi kenshi mbese batakubonera umwanya, bityo baguha impamvu zidafatika, ugatangira kubabera umutwaro, kikaba igihembo cy'ubugiraneza. Mu by'ukuri ibikorwa byawe by'urukundo, ibyo byose wowe usubiramo wita ngo ni neza, ni ubugwaneza bwawe, bitakaza imbaraga zawe, bigatakaza icyubahiro cyawe mu bo bikorera. Ubundi byiza bigomba gutangwa buhoro buhoro, nibwo bigira akamaro kurushaho. Ubundi ubuke butanga agaciro, ariko ubwinshi bushobora kubusenya. Aka kantu wakuvise? Tega amatwi wumve icya gatatu rero. Ikinyoma kibupfura. Uzi isuku utari uzi? Inshuti, sosiyete tubamo cyangwa se abandi bantu tugendana nabo bareba isura aho kureba ukuri. Aho kwitonda ngo bashishoze barebe neza nimba usa neza mu mutima, ahubwo bareba ibyo waberetse. Mbese isura ufite imbere yabo niyo bareba. Uzi se igitangaje? Ntibacira umubanza umutima wawe, ahubwo bacira urubanza ishusho yawe. Ibyo kukureba mu mutima ibyo ngibyo ntibibareba. Ibi bivuze ko nimba ushaka gukomeza kugira icyubahiro cyawe, ugomba kwambara ikinyoma cy'ubugiraneza, bityo ukabasha kuguma n'imbaraga n'ubushishozi mu bindi byose bisigaye. Ngaho reba nawe muri karitsiye utuyemo, agace utuyemo, ureba abantu benshi bagiye bagira neza mu buzima bwabo. Ese mu by'ukuri utekereza ko aho bageze cyangwa se ibyo bakora byose babejejwe n'ubwo bugiraneza bwabo? Ntekereza ko yego atari cyo gisubizo. Icyo ntekereza ko bahageze kubera gukoresha neza igihe cyabo, mbese bakamenya n'uwo bagomba kugirira neza. Uzi se ikindi? Bamwenyura mu ruhame, ariko bagafata icyemezo cy'ubuzima bwabo mu ibanga rikomeye. Bagira imbabazi iyo babona ko zibafitiye akamaro, kandi bakagira imbaraga igihe zikenewe. Bizera neza kandi bakumva neza ko isura y'ubupfura imbere y'abantu ifite imbaraga kurusha ubupfura ubwarwo. Ariko kandi ibi ntabwo bivuze ko bindyarya, ahubwo bivuze kuba umunyabwenge mu byo ukora byose. Rimwe na rimwe gufasha umuntu hari igihe kumubwira hoya aricyo gisubizo cy'ingenzi aba akwiriye. Rimwe na rimwe kurinda ikipe yawe bifata gufata ibyemezo bitizewe neza, mbese bikakaye, ku buryo buri muntu wese atabyemera. Abantu benshi rero hari ikintu dukora nabi. Tugaragaza intege nke kubo dushyamiranye, tukagaragaza intege nyinshi mbese neza ku nshuti zacu. Uzi se igitangaje? Abanyabwenge ni uko bakora ibinyuranye n'ibyo ngibyo. Uzi se igitangaje? Ni uko abantu benshi babona isura yawe, ariko bake muri bo bakaba ari bo babasha gusobanukirwa n'uwo uriwe. Icya kane rero, buri kintu cyose ukora kigira igiciro iyo kizana ubukungu. Icyo dushaka kuvuga ahangaha ni ubukungu bw'imbaraga. Ahangaha wa mugiraneza yabigize karande, buri gihe ahora afasha abandi aho kwiyubakira ibye. Ahora agatanga kugeza ubwo ageraho ntacyo asigarana. Uzi ikiba nyuma se? Ni uko nyuma asigara yitotomba arambiwe kubaho, mbese akumva ko abantu bose bamwanga. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, igihe cyawe, imbaraga zawe ndetse n'iyo neza yawe bigomba kugira aho bigarukira. Uburyo ki uzabikoresha ku bandi bizaba iyanga kuri wowe. Ubujyaneza kuri buri wese si ingenzi, nta nubwo ari ngombwa cyane. Menya ko uko ukomeza gufasha buri umwe wese bitwara imbaraga zawe, kandi wanareba neza ugasanga nta n'umwe uzazi kugarurira. Uzi icyo abanyabwenge basobanukiwe kurenza abandi? Basobanukiwe neza ko imbaraga zabo, ubwenge bwabo, igihe cyabo kigomba kurindwa neza kuruta ibindi byose birindwa. Unyumve neza, ntabwo nshatse kuvuga ngo ubere abandi ishyano cyangwa se ubabere umutwaro. Gerageza gufata ihene igihebeba, utazisanga uri guhebeba nkayo. Dore rero abenshi muri twe ibyo dukora, bityo tukisama twasandaye, dutekereza ko dukora neza, ariko nyuma ugatangira kurakarira abantu. Ugasanga mu mutima uraremerewe, imishinga yawe bwite igasubira urudubi, inzozi zawe zose ugasanga zarahagaritswe. Ibi ngibi rero iyo bibaye nibwo dusobanukirwa neza ikintu cy'ingenzi. Dore isomo ririmo ahangaha rero, kuvuga yego kuri buri muntu wese bivuze kuvuga hoya ku buzima bwawe. Kandi iyo wiyibagiwe, burya amaherezo bitinde bitebuke uba wibagiwe n'abandi. Dore icyo ugomba kwiga ahangaha rero, iyo udashoboye gutegeka ntushobora gutuma buri umwe wese akumvira. Ikindi kandi ntushobora kuyobora abandi mu gihe nawe ubwawe kwiyobora byakunaniye.
Icya gatanu, gukoresha ubugiraneza witwaje ngo ni ubwenge urushije abandi. Hano uze kunyumva neza, sinkubwiye kubura umutima cyangwa se ngo witwe utagira umutima hanyuma imbabazi ubupfura ubisibe mu mutima wawe. Oya, igerageza kumva iki ngiki. Ibintu byiza bigomba gufatwa nk'intwaro ikoreshwa mu gihe gikwiye, bityo bibashe kugira ingaruka nziza kurusha ibindi byose. Kandi rwose urabizi ko inkota iri ku ntebe idashobora kurinda umuntu uwo ari we wese, ariko inkota iri mu biganza byiza ikaba ifitwe n'umunyabwenge kandi mu gihe gikwiriye ibasha kurinda umusozi wose cyangwa se igihugu cyose. Bisobanuye neza ko ubugiraneza bwawe bugomba gukora mu buryo bwiza kandi mu gihe kiboneye. Igihe cyose ubasha gufasha umuntu cyangwa se wumva ko ugomba gufasha umuntu, bigomba gukorwa neza kandi biyobowemo neza n'umutima wawe nama. Kwerekana imbabazi kwawe bigakorwa nk'umunyabwenge. Dore ikintu cyaba cyiza rero kurenza ibindi byose, aho kugira ngo ufashe buri muntu wese muhuye ku tuntu dukeya, wafasha umuntu umwe cyangwa se ugafasha itsinda ry'abantu ukarifasha ikintu kigaragara. Icyo nshatse kuvuga ni uko aho kuba mwiza kuri buri muntu wese, ba mwiza ku bantu b'ingenzi. Ibi bizagufasha cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gerageza gukoresha ubugiraneza bwawe nk'intwaro yo guhindura ibintu aho kuyikoresha ushimisha abantu bose. Reka ngufashe kuri iki. Mbere yo kuvuga yego ku buryo ubwo ari bwo bwose, banza wibaze kuri ibibazo bitatu. Ese ubundi ibintu ngiye gukora bihura n'indangagaciro zanjye? Ese nshobora kubikora ntibigire ikintu na kimwe byangiza kuri njyewe? Ahubwo se uwo ngiye kubikorera azabishima kandi abyubahe? Ibi ngibi numara kubitekereza bizagufasha gufata umwanzuro kandi ukwiriye. Niba rero umaze kwibaza ibibazo ugasanga igisubizo ari oya, wivuga oya mu buryo bworoheje, ahubwo rwose wivuge mu buryo buranguruye ku buryo n'uwibwira abasha kubyumva. Niba ari yego kandi biha umwanya ubikore n'imbaraga zawe zose ku buryo icyo kintu kizibukwa, mbese nawe ubwawe ukajya uvuga ati rwose aha ngaha narakoze. Tega amatwi rero wumve ikinyoma cya gatandatu kigiye guhindura uburyo ki utekereza abantu burundu. Nta kindi, ni ikinyoma cy'ishimwe. Gerageza kumva ko ishimwe ari iry'igihe gito. Aha ngaha ndabizi benshi muraza kuntera amabuye, ariko kandi ntihari bube n'umwe ubasha kuba yakumva ko ari ukuri. Ibi rwose ni ukuri kwambaye ukundi kuri. Ibyiza dukorera abandi, ubufasha tubaha, ibyo dukora byose kugira ngo bakunde bishime, uko bisa kose igihe kiragera bikazibagirana kuri bo. Ikindi kandi iyo ukomeje gukora neza kenshi gashoboka, ntabwo biba bikimeze nk'impano, mbese ngo bibe iy'amano wavukanye, ahubwo bigera bigahinduka nk'inshingano. Mbese ugasanga wihaye inshingano ku batazigombwa. Bitangira ubwirwa ngo urakoze, hanyuma bikaza guhinduka ugomba kubikora uko byakagenda kose, bikagera n'ubwo bihinduka kuki utabikoze. Nta n'uwo wanarenganya rwose, niko abantu tumeze. Tumenyera ibyiza tugirirwa, hanyuma ibyiza twabonye hagaragara ikibi kikabivanga, ugasanga tubifashe nk'ibisanzwe, tugatangira kubona ineza idasanzwe nk'aho ari ibisanzwe, mbese tubigenewe. Noneho aho abantu tubera akaga, abantu bibuka ineza yawe ni ba bandi wafashije akantu gato cyane, mbese nawe wabonaga ko ntacyo ufashije, ariko ba bandi bahora iteka bakwiyambaza, ugasanga babifata nk'ibisanzwe, ariko kandi ntabwo bivuze ko ari abantu babi, ahubwo ni igisobanuro cy'uko ari abantu. Gusa njyewe icyo nkwisabira, gerageza wereke abantu uko buri gihe utaba uhari ngo bakemurire ibibazo. Dore icya karindwi rero, umusaruro kurusha ingamba. Isi yacu rero ireba ibyavuye mu byo twakoze, ntizigera ireba impamvu cyangwa se intego wari ubafiteho. Ushobora kugaragaza umutima mwiza, mbese intego zawe zikaba nziza, ariko mu by'ukuri niba ibyo ukora byose bitagaragaza umusaruro, nta kintu waba uri gukorera. Uzi isi igitangaje, isi ntabwo yibuka abantu bari bafite imigambi myiza, mbese ibitekerezo byiza, ahubwo yibuka abagezeyo, abagize icyo bageraho, mbese ababashije kugera kuri za ntego zabo. Ese ubundi reka nkwibarize, wifuza kwibuka nk'umuntu wari mwiza gusa, ariko mu by'ukuri ntacyo wakoze kigaragara? Cyangwa wifuza kwibukwa nk'uwari uzwi, ukomeye kandi akagira uruhare mu guhindura isi?
Igitangaje rero, abantu benshi duhitamo uburyo bwa mbere kuko twumva ko aribwo bwizewe. Ese koko nibyo? Sibyo rwose, kuko ubwacu ntabwo tumenya ko kwibukwa nk'umuntu mwiza biganishwa ku kwibagirwa burundu. Dore rero icyiza kandi wasanga kinakomeye, kugira ukuri gushaririye, mbese kutemeranywaho n'abantu bose, gusa nk'aho gushaririye ariko kukagira umumaro igihe kirekire. Ngaho reba nawe, ese umubyeyi uhana umwana we aba amwanze, ahubwo bamugirira neza kuko aba ari kumwigisha amasomo y'ingenzi mu buzima. Ikindi kandi, umwarimu uha abanyeshuri amasomo make, byanarimba akabaha n'amanota makeya, ntago ari umugome, ahubwo aba bategurira kuba bakomeye mu gihe cyabo kizaza. Kugira neza kwinshi akenshi ntabwo ari ingenzi. Nawe rero nimba ubugira neza bwawe butakuzanira ukuri kandi ngo bukuzanire umusaruro ushaka, ntabwo aba ari ubugira neza. Ikindi kandi, nta nubwo uri umugira neza bihagije, ahubwo uba uri umunyampuhwe. Kandi mu by'ukuri ubunyampuhwe n'ubugira neza ni ibintu bibiri bitandukanye. Abanyampuhwe birinda amakimbirane, ariko abantu beza bo barayakemura. Abanyampuhwe kandi babwira abantu ibyo bashaka kumva, naho abantu beza babwira abandi ibyo bashaka kumva, mbese bakwiye kumva. Iyi si yacu yuzuye abantu batageze ku kintu gifatika, kandi mu by'ukuri uko bigaragara ikeneye abantu beza bagize icyo bageraho. Umva aka kantu, ibyo umuntu ageraho nibyo bigaragaza ububi cyangwa se ubwiza bw'ibyo yakoresheje. Bityo rero ubugira neza nyakuri bisaba ubutwari, bityo ukareka kwibaza buri munsi ati ese abantu barankunda, ahubwo ukibaza niba bifite akamaro koko. Kuko nyuma y'ibyo byose nta muntu uzigera yibuka ineza yawe cyangwa se ibyo wakoze byose, ahubwo bazibuka intego wari ufite n'icyo yagezweho. Bazibuka ibyo wubatse, bibuka ibyo wahinduye ndetse n'ibyo wasize. Ubundi icyiza watinywa kurusha gukundwa niba utabasha kubibona byombi. Ese wakwibaza ngo bivuze iki? Icyubahiro kiruta igikundiro, kandi ingaruka nziza ziruta gukundwa gusa, kandi ngo ibyavuye mu bikorwa biruta amarangamutima. Bityo rero umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, ntugahitemo kuba mwiza cyangwa kuba umuntu ukomeye, kuko byose ni ibyawe, urabikwiriye. Ariko kandi ugomba kwiharanira byose. Ariko nimba isi iguhaye guhitamo kimwe, nakugira inama yo guhitamo gukomera, kuko imbaraga nizo ziguha ubushobozi bwo kuba mwiza. Ndabizi navuze byinshi, ariko mu by'ukuri nzi neza ko ubwira uwumva atavunika. Kandi nanone umunyarwanda yabivuze neza ngo ijambo ribwirwa umutima ntiriba rirerire. Gusa sinagenda ntagusigiye isomo rikomeye kurusha andi yose twabonye. Ubugira neza, ubugwa neza, mbese neza udakoresheje aho ikwiye, ni umutego mubi cyane ushobora kugwamo. Bikwerekeza ku kuba umuntu wigonderwa na buri muntu wese, bikagutwara ibyo ufite byose, kugeza ubwo nta n'icyo usigarana cyo gutanga. Bigatuma abantu benshi bakwitegaho byinshi utabasha kubona, kandi ikiruta ibindi byose bikubuza kugera ku byo wifuza kugeraho. Ariko kugira neza byujujemo ubwenge bihinduka intwaro yo kukurokora no muri cya gihe ubona yuko ubugarijwe. Mu gusoza, gerageza wibaze igisubizo waha iki kibazo. Ese ubugira neza buzaguhindura umunyantege nke, cyangwa uzabimenya ubihindura imbaraga? Igisubizo uraza kwiha nicyo kizagena ahazaza hawe. Ngaho rero amahitamo ni ayawe. Gusa uko mbitekereza, ndahamya neza ndashidikanya ko ufite ubumenyi ndetse n'ubwenge bwo guhitamo neza. Mu byo ukora byose, mu byo urimo byose, jya uzirikana ibi bintu. Muri iyi si yuzuyemo ibirura, yuzuyemo intare, ntukabe intama ngo wemere ibyo birura ko bigomba kukurya. Gerageza kuba umwungeri, uba umuntu urinda umukumbi wawe, bitanyuze muri za ntege nke zawe, ahubwo binyuze mu buhanga, ubushishozi ndetse n'imbaraga. Ni ahangaha dusuba iki kiganiro cy'uyu munsi. Niba iki kiganiro wagikurikiye ukaba hari ikintu wungukiyemo, watanga igitekerezo cyawe muri komenti, kandi niba wagikunze watanga like, ukagisharinga na bagenzi bawe. Kanda muri iyo video iri muri screen yawe, ndabizi nayo iraza kugushimisha. Ndagushimiye.